Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatuguye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikirana icyo cyerekana umuhanda udakomeza. Reba mwa bino byapa bine baduhaye, ese ni icyo cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa se rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru nta kirango? Cyangwa ni icyapa B2A gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa C1 ndakeka kuri kukibona, B icyapa E14 ndakeka kuri kukibona, C icyapa C2A ndakeka kuri kukibona, D icyapa B2A ndakeka ko nacyo uri kukibona. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B icyapa E14. Kino cyapa E14 nicyo kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira cyangwa se umuhanda giteye mu ntangira udakomeza. Ndakeka ko rero waramsamo B, ndizera ko waramskandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi video y'ibyapa byo ku mihanda irahari, wikeneye subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV cyangwa unyandike kuri WhatsApp, nimero yanjye mba nayibahaye nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe buremere? A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C toni 12. Toni 12 kwa bino binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. None hari igihe uzabona ngo ibinyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo imitambiko yo kuri makuzungu, uzavuge ko ari toni 16. Neza neza kino kibazo nacyo kiba kimeze nk'iki, ariko bakarenzaho ngo bifite imitambiko 3 ngo cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzahita uhitamo toni 16. Niba bavuga ngo bifatanye bifite imitambiko 3 ntihakiri ikintu barenzaho, uzavuge ko ari toni 12. Bibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumoro kikure n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akakwereka ko ashaka kudepasa,
kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha itara. None iryo tara riba rifite ayahe mabara? A, umuhondo, B, icyatsi kibisi, C, umweru, D, umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Ukoresha itara rifite amabara asa n'icyatsi kibisi werekana ko abonye ikimenyetso cyo witegura kukunyuraho. None hari igihe bajya banakubaza ngo iyo tara ry'icyatsi kibisi ngo rishyirwa he ku kinyabiziga? Rishyirwa inyuma hegera inguni ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndizera ko niba kubaza barishyira he uzahita urikora. Niba kubaza riba risarite nabyo uzahita ubikora kubera ko mba bikubwiyeho hakiri kare. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ijambo abagenzi bakoresheje n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Abagenzi babibona ku buhe buryo? Ababona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, B, iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa, C, babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko bino bikoresho ngarurarumuri hano bavuze ngo babona ibumoso bwabo iby'ibara ritukura kandi ibumoso bagomba kubona iby'ibara ryera. Noneho ahubwo iburyo bakabona iby'ibara risa n'icunga rishije n'ibara ry'umuhondo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusamo D. Ndizera ko nikirimo kakije mu kizamini wakora mu kanya noneho urahita ugikora kubera ko mba bikubwiyeho hakiri kare. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibe ibinyabiziga A, ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Bino binyabiziga byose biba bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Bya binyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara ibi dukoresha turi kubigisha gutwara bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Muzenguruko utukura buso bw'umweru nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, tanga inzira, B, icyago, C, icyerekezo kimwe, D, ntihanyurwa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, tanga inzira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye ni wowe ugomba guha inzira abandi bayobozi b'ibinyabiziga. None hari ubundi buryo bajya bakibazamo ngo iki cyapa gisobanura iki ngo mu nkomane. Murabizi inkomane ni ahantu imihanda ihuriye. Iyo ukibonye bakubajije ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane, uvuga ngo tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Uba ugomba gutanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini ugiye kwinjiramo. None wakoza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse kuri rompuwe, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ukamenya ko uratanga inzira ku binyabiziga biri mu bumoso bwawe, kubera ko iyo tugeze kuri rompuwe icyerekezo cyose waba uturutsemo winjirira iburyo, ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe aba ari bya binyabiziga byagutanze kuhazenguruka. Niyo mpamvu duhisemo rero A, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ndizera
ko n'ubwo buryo bundi nkubwiye bakibazamo nibaramuka bakikubajije muzahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Abagomba kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bingana bite? A metero imwe, B metero ebyiri, C metero 0.5, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A metero imwe. Ugomba kubasigira akayira byibura gafite metero imwe y'ubugari. Nuwa ngo uhagaze kwa ziranzira z'impande z'abanyamaguru. Urumva uhagazemo cyangwa wafashe igice cyaho ushobora guteza umuvundo mu muhanda, abanyamaguru bakaza baraza guca mu muhanda kubera ko babuze aho banyura. Rero mu gihe uhaparitse ugomba kubasigira byibura akayira gafite metero imwe kugira ngo bashobore kugacinyuramo bataje guteza umuvundo mu muhanda ngo babangamire imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramusamo A metero imwe. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Kirangwa n'ubuso bw'amabara asati: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zitwara abantu, hagenewe guhagararwamo na bisi gusa. Impamvu mu Rwanda tutajya tukibona nuko ahantu za bisi zihagaze n'izindi modoka ziba zahagarara, ariko ibyo byapa byerekana ahantu hagarara bisi gusa, nta kindi kinyabiziga cyemerewe kuhagarara. Rero icyo cyapa kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusamo D. Ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, kubera ko hano rero nta hantu bashyizemo ko gifite ubuso busa n'icunga rihishije. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Bigomba kuba iri he? A mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigeramo hura kiza kigusanga. B ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo ari inyamaswa ibigomba kuba iri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Noneho yaba ari ikinyabiziga kikaba kiri ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru ariko umuhanda iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ndizera ko rero waramusamo C. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhema ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikindi ukamenya ko ni system ibiri kugukosora, utahisemo icyanya cyo uba ufite 0.
ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira, ntibireba ibihe binyabiziga: a velomoteri, b ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'izo cy'ukuri nta kindi ni se a na b ni ibisubizo by'ukuri. Nuvuga ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, hari ukuntu kiba kigomba kurangirwa kure kugira ngo abayobozi baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko ngo hari ibinyabiziga byo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse. Ibi binyabiziga velomoteri n'ubundi izatwara umwanya muto ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, rero ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso biyerekana mu gihe bayihagaritse. Ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, n'ino pikipiki isanzwe tugendaho, iyo bayihagaritse ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso biyerekana kubera ko n'ubundi nayo izatwara umwanya muto ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko niba hagarika nk'igikamyo, kubera ko n'ubundi kizaba kiratwara umwanya munini w'umuhanda, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Ndizera ko ramuzamo rero se, ndizera ko ramuzwe yandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese mwa bino byapa bitatu ni ikihe kikwemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande y'umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo nta kirango? Ese ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Cyangwa ni icyapa A20 gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni a icyapa B3. Kino cyapa B3 nicyo kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe guhita atambuka mbere. Kino cyapa A22A cyo kiravuga ngo imihanda yiyunga ku muhanda munini umuyobozi w'ikinyabiziga arimo. Kino cyapa A20 cyo kikavuga ngo inkomane ahantu hahuriye imihanda. Rero kino cyapa B3 nicyo kikwemerera guhita utambuka mbere. Ndizera ko waramuzamo a, ndizera ko waramuzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko ryambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukuruka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ngo ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, cyangwa se utwara ikinyabiziga hari ibintu byarenze uburumbare bw'ikinyabiziga bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ngo ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ibe binyabiziga A imashini zihinga, B binyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a. Imashini zihinga, zino mashini zihinga zo ziba zibyemerewe kuba yagenda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi cyangwa byarenze uburumbure bw'ikinyabiziga, byo nta kibazo. Ndizera ko ramutamo a. Ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibi bipimo: a iby'inyuma metero 3, b iby'imbere metero 2.70, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni b. Iby'imbere ni metero 2.70 ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga. Ibiziga bari kuvuga ni imipine, kuva ku mupine w'imbere ugeraho ikinyabiziga kigarukira ari kugana imbere, cyangwa se iby'inyuma kuva ku mupine w'inyuma ugeraho ikinyabiziga kigarukira ari kugana inyuma. Rero iby'inyuma bagomba kuba ari metero 3 na santimetero 50, mu gihe iby'imbere bagomba kuba ari metero 2.70 cyangwa se metero 2 na santimetero 70. Impamvu duhisemo b gusa nuko kuri a bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 gusa, kandi bagomba kuba bavuga ngo ni metero 3 na santimetero 50. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya babikosoye uhita ubikora. Impamvu mbitinzeho nuko nzi ko hari ibibazo babaza, noneho bavuze ngo iby'imbere metero 2.70, iby'inyuma metero 3 na santimetero 50. Uzahita ubikora kubera ko mbabikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? a kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. b fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. c emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni c. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Wemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere uri kubona nta kibazo gihari. Niba imbere uri kubona atari mu ikona, niba imbere uri kubona hari kugaragara neza, niba imbere uri kubona nta kindi kinyabiziga cyaje, wemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho, kubera ko akenshi bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa. Ndizera ko ramusamo rero c. Ndizera ko yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. bevuze ihoni ukomeze. c gabanya nurangiza ukomeze witonze. d ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ntabwo wabona umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda guhita ugenda umwinjirana ukomeze ugende. Oya, ugomba guhita uhagarara ukareka akabanza akambuka umuhanda, yamara kwambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mu gihe ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ugomba guhita ufata iyo nkoni nk'icyapa kimenyesha ko ugomba guhagarara ukareka agakomeza akagenda. Ndizera ko ramusamo a. Ndizera ko ramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande 3, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? a hoteli, b ibitaro, c ahagenewe kugwa akajugujugu, d b na c ni ibisubizo by'ukuri. b ibitaro na c hagenewe kugwa akajugujugu ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Ibitaro. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko ugiye kugera ku bitaro. Murabizi ku bitaro ntiwemere kugenda uri kuvuza amahoni y'ibinyabiziga byawe, niyo mpamvu bashyiraho bino byapa bakubwira ko ugeze ahantu hari ibitaro, kugira ngo umenye ko ugomba kwitonda, wirinde kuvuza amahoni, wirinde guteza urusaku. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro, utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Ugomba gukoresha ayahe matara? A. Amatara yo kubisikana na kamenabihu. B. Amatara kamenabihu y'imbere. C. Amatara yo kubisikana. D. Amatara kamenabihu y'inyuma. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Amatara kamenabihu y'imbere. Ukoresha amatara kamenabihu y'imbere kugira ngo ubashe kureba mu ntera runaka nini imbere yawe. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo niye mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? A. Feri idakora. B. Uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C. Moteri imara ngo izime. D. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. None wowe urabona ari iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Impamvu uba ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cy'ibihu ni uko hari intera runaka uba utari kureberamo imbere yawe, ubundi yakagombye kuba intera n'ibyibura metero 200 imbere yawe. Rero mu gihe hari ibihu birashoboka ko iyo ntera itageramo, uba uri kureba imbere yawe gato muri metero 50, metero 80 gutyo. Rero uba ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo hataba haje ikindi kinyabiziga mukaba mwagongana. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ntabwo uzi ikiri kuza, ntuzi niba hari abanyamaguru bari kwambuka, ntuzi ikiri imbere. Rero ugomba guhita ugira ute ugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro, utari wayihisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara? A. Amatara ndanga. B. Amatara ari imbere mu modoka. C. Amatara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni byo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo wavuga ngo ikinyabiziga cyanjye mbona kitaturusha mu ntera nshaka, reka njye mu garage nshyireho andi matara. Biba bibujijwe. Wenda uhagaze Nyamirambo uri kubona ikinyabiziga cyawe kitari gutorosha sonatube, ukavuga ati ngiye kujya mu garage kiriho amatara ku buryo nzajya mba ndi Nyamirambo nkatorosha kuri sonatube. Rero biba bibujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri, ariko no matara ari imbere mu modoka byo biba byemewe. Ushaka wajya urayahindura buri munsi. Uyu munsi ukayagira umutuku, ejo ukayagira umuhondo, ejo bundi ukayagira umukara, bitewe n'ibara ushaka. Niyo mpamvu duhisemo rero B. Amatara ari imbere mu modoka. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni nowe muvuduko? A. Kilometero 25. B. Kilometero 70.
se kilometero 40 de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni de. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? No kubera ko umuvuduko w'amapikipiki mu saha ntarengwa aba ari kilometero 80 mu saha. Hano hari kilometero 80 uri kuramo. Hoya niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukibuka ko ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60. Ukibuka ko amavatiri fasi aba ari kilometero 75. Ukibuka ko velomoteri aba ari kilometero 50. Ukibuka ko ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka ko kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25. Ibyo byose mba mbivuzeho kubera ko nzi ko ni ibibazo babaza kugira ngo nugerwaho uzabe ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko rero waramutse mode, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.